ngiye napfuye magazine karanditse ngo ufite izina ry'ukuri nyamara uri intumbe YAKA ibyo ukora byatera imbere gihe waburetse gusinda ngubona mu biganiro byinshi wasinze ishyaka rikandya nkumva mfite gahunda cyangwa se gahunda yekese gahunda imeze YAKA ariko nanone mwandaye kararuganya ndinda rakabe ndintunika kabuno ndinyamunene ku mudigi wabuze impamvu bya kugura inyama akagushyiramo amagufa ari imvange ariko naro nyahanyi wabuze impamvu bashyiramo amagufa amafara aribwa se iyo mpamvu urayizi baba kubonye mu bubwa ntago ndembwa gaceze ntago uri imbwa ariko nshobora kubona imbwa se niki imbwa ni ibitekerezo nawe uraka sivuga ngo abagabo bazaba bahari n'umugore yabo umugabo bitewe n'icyo mushakaho bamubwira gapasteri ntongere njye nawe ndagapase ndapote kwanza ntuye kundegarada Yesu wabivuze isi kanyanga ari kunywa mwa kanyanganywe n'iminsi iyi ni kanyanga urabona yampinyanze njyewe none nta toto mfite ku mubiri meze nkaho usaje imburagiye nk'igisobani gisasa gisosoka umbo ni umudayimoni niyivuge twumve umudayimoni niyivuge uzicwa buhoro umudayimoni aratsindwa kubera iki Apotre Manasse ijyaho nageze umudayimoni arahunga YAKA nawe umva kandi ikigaragara cyo uzava umukozi w'Imana nawe umudayimoni ukurimo ugutera icyako ugahora umeze nk'imodoka ishaje ugahorana inyota nk'umurima w'umuceri no mu mvura barawuhira twongeye kubasuhuza mwe mwese mukuri Kinyarwanda Cinema njyewe ubasuzane twishimwe Kevin Gisele nkuko mubibona hano twicaranye na umwe ni pasteri undi muramuzi nawe araza kubibwira reka mbaho umwanya babibwire ndetse pasteri ababwire n'ikimugenza gatangira reka mbanze mbwira abakunzi b'Inyarwanda Cinema uravuze ndi pasteri n'ibyo koko ariko amazina yanjye kuri ni Nkunzo Rwanda Leonard maze iminsi rero mfite ishyaka ni Nyiragutabara ndiko defense ni mudugudu ni gitifu nka ushinzwe maze iminsi mfite ishyaka ryo kuza kukureba nyirani nibura tuganire kubera ko usigaje iminsi mike ugapfa wese uzumuri igiti nubundi ushobora kuba warapfuye kuko haranditse mu byashyo ngo ufite izina ry'ukuri nyamara uri intumbi wowe none uraho gutyo gusa wese uri iki izo nzoga za buri munsi unywa inzoga warwangurira mitsingi weho sinteze kuyikugurira kagurira ugiye kuntuka se ugiye kuntuka umva wa mukozi w'Imana ntunza n'ibintu by'ubwesikoro abapasteri ndabazi urabazi ubazi iki kugenda musambana n'abadiyakonezi mw'abapasteri mu mucaka iki okay abo ni abapasi naho njyewe agacupa kanyu nshaka iki noneho njyewe unzi iki wamurugero rw'umupasiteri asanzwe rusambana umwese babiri aha amazina yabo n'abapadiri ariko rero ufite amaso ntubona izo nzoga wisutseemo cyane nizo zituma uvuga amangambure nisukamwe inzoga ibyo bita guteshaguzwa kandi ntugahangane n'umukozi w'Imana Imana ubu nagusengera Imana ikabanza gutumburamo urwo rurimi ikarusosoramo kamera nk'umuntu w'imbunda ngere uzabanze wisengera ntukansengere njyewe niba hari n'uwakuntumyeho ubwire n'umuyobozi wanyu ngo nazagira upima kuza kunsengera uzabanze wisengere wowe bivuze ngo byararangiye oba yakahebwe ariko byararangiye mbimenye ni Imana yakuntumyeho none se ndakubeshya turangana ndakura ngo njyewe yakamaze iminsi nkubona wivuruta umeze nk'imbata uri ingurube ndi ingurube uri ingurube mu byaha urasayisha ugakabya urafata umuntu umwanya ni gutanze kukureba nakabe nkora ibindi umuntu nkawe n'amaso abiri n'izuru rimwe ngo ndi ingurube ko ikintu kinyapfura cyangwa ubundi haranditse ngo ntabwo byari bikwiye ngo ugatinyuka ugatuka YAKA Mwana ngo ni ingurube ntabwo ngututse ngo ingurube urasa nayo kubera iki ndavuga ukamvugiramo ingurube ntabwo igira ubwenge pasteur indiscipline ngo ngende ingurube
Okay, niba utari noneho mu mwanya mvuge nta kindi nagusabira imbere uranutse ngo ndi ingurube imbere y'abantu Imana igumugisha. Okay, nanjye no kumvugiramo imbere y'abantu Imana ikwima umugisha ahubwo mu gihe utaremera ko nkunganiza. Singusanze wawe yewe Imana ikubari. Singusanze wawe nangubaha abashyitsi ubu ni byari bikwiye ngo mfate ibiryo byejejwe by'abana ngo mbigaburire imbwa. Ndimbwa niko Yesu yavuze ngo ngwino usenge umwana wanjye ararwaye. Utukane niba ariko Satani ntabwo ngutuka ndagucyaha. nta nugura umukozi. Ese wanyu nta bakuru babayo? Wanyu nta bakuru babayo? Uranutse ngo ndi ingurube ubwa kabiri ngo ndimbwa nge sinzi. Wakongeraho ko nabyo kuri imbata y'ibyaha none nabibyongereho. Oya ibyo wavuze yavuze. Birahagije. Imbata y'ibyaha nawe uri. None ndakubaza ikibazo kimwe. Ndakubaza ikibazo kimwe. Kucyumva ko waba imbata y'inzoga. Haranditse ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ubwo bugambo uzajye kubeshya abakirisitu bawe mu buyobora ntago ndimo. Muri make uraho ukanuye amaso gusa. Yawe no mu rusengero rwawe. Mufite amaso nimubona? Mufite amatwi nimwumva? Ibyo tutabona ni ibiki? Haranditse ngo uvunagura zamuki imbere yawe. Arewe mwigira beza kandi rimwe banyabyaha. Waba pastor mwe mwandyarya mwe. Muri Bibiliya yaranditse ngo mu minsi y'imperuka hazaza abapasiteri b'indyarya bazabayobya. Nge ntago wanyobya rero. Uri mu nzira nziza mbese igana mu rwose. Inzira nziza uzanishuka. Reka nkubwire ubwira ndi ugomba kwihana kuko haranditse ngo urwo rushunga ndushyi mu ruharira ababuze ubwenge n'abagiye gupfa. Wese naguzaba ubuze ubwenge cyangwa ugiye gupfa kimwe muri byo. Nase uzazamuka ushaka kubuza inguriho ufite izina ry'ukuri nyamara uri intumbi niko mu byayishuwe havuga. Nurakazi uyazi nta nubwo watuye cyangwa uhore. Ngewe icyo nakubwiye cyo mu minsi y'imperuka hazaza abapasiteri babayobya nkawe wowe. Aho mu minsi y'imperuka abantu bazakunda kumva ibihwanye n'irari ryabo. Umva yaka reka nkubwire mu minsi ya nyuma abantu bazakunda kumva ibihwanye n'irari ryabo. Urajya ngo nkubwire ngo yakakomeza ngo unywe inzoga. Oya ndagucyaha ndakugaya ndakunenga. Inzoga si ikibazo ni wowe. Ikibazo ni njyewe. N'imivugire yawe ubwayo urumva ko uvuga amangambure urasukiye nyamagambo yawe kudoda ibikarito. Ikibazo ntabwo ari inzoga ntabwo ari njye waremye inzoga. Ubu nakabengutuka nuko nakijijwe makayawe. Turababwiriza byarenze bikabananira nyamara bibaye ngo ko umuntu abashyiramo igiti cyangwa imigira akabakandagira. Mukubite vide nkuriki aho wabukoze ikosa rikomeye cyane kuko Imana indimo. Yakanarigenge ni bwa mbere nahura n'umukozi. Ni bwa mbere wahura nanjye. Njye Apotre Manasse mbamuze nje kureba yaka hari impamvu naje. Nakabaye mfite ibintu ndi gukora. None uyu nawe yicaye yambaye igipira ya n'igifu cy'ingurube ntashaka kuvuga nibura ngo amfashe araramwenya ubusa nk'umukobwa w'indaya. Ariko nzabwiza kugeza rya nanga imbwa ngahura nazo rero. Wese uri n'umukozi w'Imana. Urakabwana ahubwo. Uranutse. Wangimbwa ugahura nazo urakabwa. Nyagupfuka nk'ikinyabwoya we zibudatuma ngutuka kandi umukozi w'Imana. Hasoni. Ndakubaza ngo ushobora kureka inzoga cyangwa Satani waruza abapasiteri b'ikigi. Satani waruza abapasiteri b'ikigi. Man. Mvugishe menshi. Ngeze mu maboko y'abadeni. Ndakubaza wabuze impamvu ujya kwaka serivisi ahantu bakabagusaba cyangwa cy'ukuriho kandi bakureba. Batsabiki. Wajya gusaba serivisi ahantu bakakubwira ngo zaye icyemezo kigaragaza yuko uriho kandi bakubona. Wese wambwira iyo mpamvu ariko wa mukaritasiyo warandemye. Nyine wambwira iyo mpamvu gusaba icyemezo cy'uko utapfuye kandi bakureba. Ariyo kandi uri kundemye. Cyeka ngo usubize wanjijiwe nuko hari n'abapfuye bahagaze. Bagusaba impamvu icyemezo kigaragaza yuko uriho bakureba kubera ko bazi ko n'abapfuye bahagaze. Ngewe napfuye magazine. Karanditse ngo ufite izina ry'ukuri nyamara uri intumbe. Oyaka ibyo ukora byatera imbere gihe waburetse gusinda. Ngubona mu biganiro byinshi wasinze. Ishyaka rikandya nkumva mfite gahunda cyangwa se gahunda yecese. Gahunda imezo. Yaka. Hanze azabiki. Hanze haranditse muri handitse ngo iki? Hanze azayimbwa n'abarozi n'abasambaye nakuna kweshya bakabikora. None nakubaza ngo oya hagati yabo abarozi n'abasambanye uri toramo icyo ushaka. Hitamo ahubwo wahu. Imenye Imana itungushyize imbere inzira ebyiri hari y'urupfu n'iy'ubugingo ariko ngo hitamo inzira ushaka. Wabuze impamvu ujya kugura inyama akagushyiramo amagufa.
hari imvange ariko naro nyahanyi wabuze impamvu bashyiramo amagufa araribwa se iyo mpamvu urayizi baba bakubonye mu bubwa ntabwo ndembwa gaceza ntabwo uri imbwa ariko nshobora kubona imbwa se niki imbwa ni ibitekerezo nawe uraka si kuvuga ngo abagabo bazaba bahari n'umugore yaba umugabo bitewe n'icyo bamushakaho bamubwira gapasteri ntongere njye nawe ndagapase ndapote kwanza ntuye kundegarada garade yanjye na pote ntabwo ndi pasiteri radese n'indi wagwaye amapeti umva da abatabizicwa no kutabimenya nyine uba ukubita ivide nuko Imana yazoguta uri kuse bangahe sinzi urunyongura nkurya kubera inzoga zarakumaze urareba nk'ukirutse imiswi ntiwiyubaha wowe warangiza ngo ndagapasteri ngusengera Imana gutumbura amaso agenda mere nk'inkoni kurya ubusasi wa munsi gashinga hafi senga nimshaka munyi no senga na Yesu nuko bamugerageje na Yesu nuko bamugerageje ambwira ngo nibura umwana w'Imana wayobere kubandi niwo bitanabaye no sinzahwe mutarakizwa wanjijiwe umva mutitse nuko rero nakijijwe hariya ngo uri Gisele urinde Gisele nta soni uracecetse gusa YAKA ntago afite amakosa yiki ntayabona nase pastor afite amakosa nayo ntayo mbona bivuze ngo buri wese yimenye rero ndahungira ubwaye mu kigunda nanga imbwa ngahura nazo ndebere YAKA nakosa afite kuba yicaye imbere muri studio izanyu ariko inzoga avuga amanga muravuga atava mu kanwa we naguri Imana n'umukozi wayo ariko cyaka nanaguhondagura nyagupfapfuka nk'ikinyabwoya wumva ukuntu atangiye kuvuga noneho none niryo jambo ry'Imana wihaye nagukutana naryo na Bibiliya nk'egwe kinyesha ngewe kano kane sasa hivi mwehekenya uko naniyugira YAKA reka mbaze uyu mupasteri uratubwira ngo uri pasteri waje kubwiriza umuntu waje kumufasha gukizwa ariko amagambo uri gukoresha ubwayo nayo ubwayo nayikuzimu wahabwe niki kuzimu wagezeyo none se ntidusoma Bibiliya gasoma impyisi Bibiliya isomye hehe wowe wigeze usoma Bibiliya wasomye mu kihe gitabo wasomye mu kihe gitabo ra naburetse yakaburetse rero buriya rero nzari kwishanura ndakubwira wasomye hehe nasubura umukozi amagambo ubukazi ngo nibya bindi ngo ntimukimane si byasomye gusa bagashaka kugusambanya karawo karamigaraye nako ntiwamenye wasomye he muri Bibiliya koresha amagambo mazima witukana nagututse wanjije witukana umuhirimbire nangize injiji niki injiji ni umutazi umuhirimbire niki muri Bibiliya birimo muri Bibiliya birimo n'intumbi zirimo si umuhirimbire aha intumbi wenda zirimo yagiye kujya mu ijuru abwiye ngo ndagenza abohereza umufasha mwuka wera abwira intumwa ze baramubwiye ngo azabwirwa n'icyaho turi yarababwiye ngo ceceka kawe ukoti bwawe wowe kumuhirimbire yambe koti rya kibwa yapakiye uzi ko iryo koti warigita kibwa yapakiye iryo wowe yarubize Yesu arabwiye ngo muhumure aho ngiye nzabohereza umufasha mwuka wera baramubaza ngo azabwirwa n'icyaho turi yarababwiye ngo nimugire ikibazo ahari abapfu n'inkongoro zijya Yesu wabivuze ese kanyanga ari kunywa kanyanga nywe n'iminsi iyi ni kanyanga urabona yampinyanze ngewe none nta toto mfite ku mubiri meze nkaho usaje imburagiye nk'igisobani gisasa gisosoka matama ngo ni uri kunyunga utabombo ndagapfuta mbyo nagisambo nuko muri kunshumuza rero ubutaha rero kamubwira YAKA ubutaha mba twaganiriye byumengurukana n'umukozi w'Imana umureho umugisha umugisha urawufite sinyeneye gukurana nawe umurima kibwe ndamutse mpfuye najya mu ijuru kuko naba nguye hagati y'ibisambo biri nka Yesu hari igisambo kiri ibumoso hakaba n'igisambo kazi kiri iburyo bwanjye ni gato ariko karatogota cyane gafite amagambo niko ngubire wasomye hehe ngene ikuzimu gafatana amavi wamuhirimbiri we ngene nigeze nagikuzimu byagenze bite pasite nose mukorera bitubihorere ukore nabi ngushime ngusekere ko kuvuze neza uzigisigaye ngiye kukurasa undasa ngiye gukubita isasu kano kanya Imana ikwakira reka nkubwire nawe upfa mbere yo gupfa yabasha agira inyota ni nk'umurima w'umuceri ararohayo wayana kuhira ikigega bazana indi rero niwe ni hahandi niwe ndi bazana indi akira agakozi kimana kanshaka ikiko kunezi imirimbiri koko
muzamura ibyo mukora mugende mu mihanda ngo reriya ngo amena ngo reriya amena mwabuze ibyo mukora muzamura muri kuzera mu mihanda muraza kubwiriza YAKA Mwana yewe okwaye bivuze ngo rero ni nkaho ndiwe n'imbwa zidakingiye Yesu ageze ku giti cy'umutini ashatse imbuto arazibura arakivuma kandi ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini wavuga ngo arakirenganije Caritas naravumwe njyewe ariko nyitira umushinga wa Caritas uvuga ngenda nayizi urandi mbone nge nkora mu mishinga ya Caritas pasiteri bamundozera bamukuroga iki ko numva naje naguhagurukiye ntabwo nzaguha agahenge ukigenda uri umusinzi ugenda inzu z'ibitaganzwa mumaze kuzisenya ugenda ukubita mu maso gusa ntubona none ko umva haranditse ngo n'umuntu umudugudu ugiye gushya ukawihorera ntuburire amaraso yawe zakujya ku mutwe yakangera kubera ko ngukunda ubundi avuga ngo umwana akunda aramucyaha ndetse akanamuhana ibihano umane ngewe umwana mboka ntabwo arenze ihaniro ariko nanogumye gutyo nasenga imeka kunangira umutima nkuko unangiye Farawo akarekura abisirayeli ahenze akanabakurikira kuntu byagenze yabarekoreza babaza sinarima ntabwo ndi umwisirayeli ibyo byo muri zanyu stop kuri njyewe nta n'urugero waboneraho stop for me nta n'urugero rw'iki ngaho nyumva rw'iki mpano akiri tumubwire nujya kuntumira ubanza urebe ngo asire nawe nuko twebwe nagutumiye muri studio z'inyarwanda sinema kugira ngo ubwirize cyangwa se umufashe gukira ngahitara rero icara ibyo bigiye kugira urahita byose ibyo byose urabubyisha ibyo byose urabubyangisha umva ibyo byose gukora wabubyishe byose kamwice ngende mwice mwereke none urimo byose byo byita kwikana Yesu aragiye urimo warwaye igicuri agira ngo ashaka pasiteri gukora ntacyo ntabwo wabigera akwica we umudayimoni ukurimo n'ugushuka atyo dayimoni ni wowe urimo uraterekera abadayimoni yahuye n'uwari urwaye igicuri afata ibaze ngo aramutera mu ikiganza gusa agenda agwa hasi bivuze ngo na YAKA ntabwo ari yakuri kubikora ahubwo n'ugushuka umuntu w'indani umva nkubwire pasiteri uri kubyumva pasiteri umuntu w'indani urangize njyewe urangize karukanye urangize njyewe umva se umva ni umudayimoni niyivuge twumve umudayimoni niyivuge buhoro buhoro umudayimoni aratsindwa kubera iki apotre Manasse ijyaho nageze umudayimoni arahunga YAKA nawe umva kandi ikigaragara cyo zava umukozi w'Imana nawe umudayimoni ukurimo ugutera icyako ugahora umeze nk'imodoka ishaje ugahorana inyota nk'umurima w'umuceri no mu mvura barawuhira bivuze ngo ibyo byose yewe mbibwire n'abanyarwanda bose n'isi yose yazagira agapasiteri nakamukongera kumenyera uravugisha ukuri biba ubwa mbere n'ubwa nyuma reka nkubwire niba Imana yarabaye akazi ntabwo ari njye wabaye akazi full stop ku dupasiteri twose ubu rero icyo babyita mécanisme de défense nawe ubwawe numara kwitekerezaho uravuga uturiya mugaye Imana yantumyeho uzisengere ntukansengere njyewe nse nkagusengere ariko nanone mwandaya kararuganya ndinda rakaba ndintunika kabuno ndinyamunene ku mudigi pasiteri bw'ubura ndindaya kuri wabugotomera amayoga muri jye nawatomeye inzoga umusinzi niwe ureba ngo mutansindira umusazi yabona abandi ngo mutansarira uzajye kuyobya abandi nge ntago wanyuka anyway ni naravuze ko ntazongera kwicarana mu kiganiro n'umuhirimbiri none warebye ibintu bukoze wabirebye bivuze ngo ubutaha rero byuzana abantu bazima waragiye ariko ndabiza ari bwitekerezeho bivuze nsengesho n'ubundi ntibimbuza kumusengera uramwizere ko yakizwa apotre ndakwitaba
ko umbwiye ngo njye nzana abantu bazima ubwo ari muzima we waba ugiye gukora iki kumukorera iki ntabwo ari muzima 100%. aba atasinze nibikora ko yakoze icyaha cyo kuba yazinywera no mu rugo iwe ariko akazana atanyoye inzoga. Rero niko kazi kawe ko kugira ngo umusengere akizwe. Ese umuntu urakijijwe kurebana ubuhehesi kizwa n'iki se kurebana ubuhehesi wabibonye ute niba utari mwiyereka Imana ibaye kunyeretse kera. Imana urayizi ndayizi irasa nanjye itireka reka turemo umuntu ase natwe wowe nande ni Imana numva haranitse ngo mbere na mbere jambo yariho uri kubyumva ujambo horanye n'Imana nta n'icyaremwe kitaremwe nawe ariko ubundi jambo n'Imana bihurira numva ibiryo byejejwe byabarangiye kubigaburira imbwa wizereye yakango ngusengera ari wa mwanya we wowe impamvu uri ahantu kugira ngo ufashe bamwe gukira usobanurire abadasobanukiwe jambo n'Imana abo bantu bahurira no butatu butagatifu wanjijiwe ntabwo wanabyumva wowe jambo n'Imana se mfumfumfumfum mazero kajya kwishanutsa ngo no mubira barayisomye twabaza gasomye mpyisi izerere yaka ngusengera mu mwanya we ngere muri studio yawe imyizere ngusengere uransetse nago nkusetse fuka amahanga havuba nta soni nago nkusetse ahubwo nsetse uburyo uri kuvuga ngo uratubwiriza kandi nawe ubwawe wananiwe kwibwiriza je nananiwe kwibwiriza wambwirije noneho hari wabuyirije nawe ubwawe amagambo uvuga ntago bigusaba nyine aragushaririye kubera ko uri umunyabyaha ubugiye ngo mubwire ngo ubonye umugabo ngo ubonye buruse ubonye akazi keza kahehe banze ngucyahe banze umenye ukuri urapfukama ngo usengere yego cyangwa wowe oya ngiye uko ndi birampagije biraguhagije murambara ntimushira imbeho murarya ntimuhaga murisiga mugabo mukaba barukushu uri muntu wese aba yemeye kwigererayo wagezeyo nge nzigererayo se ryari nyagasana kwakire mube noneho murakoze cyane aguhira uko ridashira murakoze cyane nta soni umakara gaciye mu twiganirira ntugire ngo nabigiranye umujinya oya nta mujinya kandi bari ngombwa burya dutanga isomo nkubyumva tuba dutanga isomo kuba pastori ntabwo ngemba veba ariko nanone jya uvuga ikintu uzi ko Imana yagutumye ibaze ubaye pasiteri ukaba umeze nka Manasse uyu munsi aho kugira ngo azabwiriza abantu akaza aje kubatuka iri ni isomo rikomeye cyane tuba dutanze sibyo niba Imana yagutumye genda ugende mu nzira zayo neza kwanza nditse ngo mubanze mu cyitegerezo cyanya ari mwebwe ubwanyu banze kuko mbere yo gukiza gutokora ijisho rya mugenzi wawe ngo banza wikize wowe ubwawe umugogo uri mu jisho ryawe mbere uko yihanisha yaka nawe yihereho mbere uko mubwira nabi nimbanze nisuzume ese ngewe ndi muzima ndi muntu ki uvuga iby'Imana bivuze ngo hari abapasiteri benshi babeshya intego yo kuvuga ngo hari indonke runaka reka ngo hanuremo amafaranga niyo mpamvu ntawe uzakubwira ngo umubonye ukora impanuka nkubonye bakwiba no azakubwira ibintu byiza ubonye buruse ubonye akazi keza ubonye umugabo ubonye inzu ubonye guza ikibanza kugira ngo nawe utange ituro ritubutse hari abameze batyo rero ariko niba bitavuze ko harimo n'abazima kuko Yesu ababibyoreje babaza nyir'umurima bati eske nitwabibye imbuto nziza ati none se ko harimo n'urukungu cyangwa se urumafu byaturutse he yewe arabasubiza ngo byakozwe n'umwanzi nyuma yo kubiba nawe yazanye imbuto zitari nziza arazibiba bati se none tugende tuzirandure yarabwiye ati mureke urwo rukungu rukurane n'amasaka bizarobanurwa ku munsi w'isarura imbuto nziza zazihunika ariko urwo rukungu azarutwika bivuze ngo rero muri uyu murimo harimo n'abakozi bameze batyo babeshya ko bakorera Imana ko bavugira Imana ariko babeshya bitavuze ko harimo n'abazima ariko baravuze ngo icyamaso atabonye bimatwa tumvise tubona tugize mu ijuru hahirwa ufite nzara n'inyota byo gukiranuka hahirwa yangana akazageza imperuka namara kwemerwa hazahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranije abarikunda urakoze cyane bakunzi mukurikiye inyarwanda sinema ntacyo mfite narenza kuri ibi ngibi namwe muri abantu bakuru mwashoboye kwiyumvira mushoboye kwitoranyirizamo ibafitiye akamaro rero naho ubutaha mu kindi kiganiro.